Umwaka wa 2024 ugeze ku mpera, turasatira umwaka wa 2025. Gusa nanone ahangaha mu Rwanda dufitemo abasore bagiye batandukanye bamaze igihe kirekire batarasohoza. Abantu benshi barabareba bakibaza ati se ni iyihe mpamvu ituma batarongora, ni iyihe mpamvu ituma badashaka abagore ngo bubake ingo, dore ko ari bamwe mu bafite agatubutse hano mu Rwanda ariko bakaba badafite abagore. Mbere y'uko mbabwira ibyo byose impamvu ibitera, ndagira ngo mbanze nifurize buri muntu wese unkurikira, nimwifurize Noheli nziza ku bayigize uyu munsi. Turabizi abantu bakoresha ibirori mu minsi igiye itandukanye. Ushobora kuba wari ufite Noheli ejo ukayisubika ukazayikora ejo bundi. Gusa abantu mbifurize Noheli nziza, mbifurize ubunane. Niba muvuga ubunane bwiza, mbifurize umunsi mwiza w'ubunane, muzatangire umwaka muri amahoro. Sabe rero n'abantu bashaka kuyicano bakore subscribe. Nje wumva ndi The Brown, ku batanzi rero niyo mazina yanjye. Tukaba duhurira ahangaha kuyicano kugira ngo mbagezeho amakuru agiye atandukanye aterendinga hano ku mihanda. Turatangirira rero aba basore impamvu ya mbere ituma badasohoza kandi usanga ari ibyamamare bitunze amafaranga. Impamvu ya nyayo, aba bose bagiye bahura n'abakobwa benshi, kandi ikindi aba basore bose uko bagiye batandukanye ni abasore bakuru. Impamvu mbita abasore bakuru ni uko ntawe uri munsi y'imyaka 30. Aba bantu rero nyuma y'uko bahuye n'abakobwa benshi, bagiye bareba amabi bakora, bityo bituma batabizera kugira ngo babe babashira mu mafaranga yabo. Kandi abangaba ni babandi usanga nanone bakunda abakobwa bari trending cyane, b'abakobwa nabo bafite icyo bazi ku bijyanye n'umuziki cyangwa se na kariya zabo. Niyo mpamvu rero abangaba amahitamo yagiye abagora cyane. Ikindi cya kabiri gituma abangaba badasohoza bakaba bageze iki gihe batarashinga ingo zabo, nuko abangaba benshi bakunda ibintu byitwa kuryoshya, kuja kure. Byarababase ku buryo ki abangaba ari bo b'abantu uzasanga ngo bagiye muri Amerika, uzasanga ngo bagiye hehe, usange bari mu ngendo rimwe na rimwe zidafite n'intego, bagenda bagiye kuryoshya biraho gusa. Ikindi kintu, abangaba ni bantu uzasanga bari mu bantu bari guhiganwa kwambara imyenda igezweho. Abangaba rero kwambara imyenda igezweho, gukunda ibigezweho, nabyo biri mu bintu bituma aba bantu bose badasohoza ngo bashake abagore, batarongora muri make. Ikindi kintu gituma aba bantu batarongora ni uko bakeneye kwishimisha cyane, kuko nugenda urasanga aba bose kwamamara byamanje byanga. Niyo mpamvu mbere y'uko bamamara bari abantu baciriritse, bari abantu bari aho, bari abantu nyine ubona ko bafite ubukene budasanzwe. Gusa nyuma y'uko bamaze kubona amafaranga, ikintu kimwe bagomba gukora ni ukuyarya koko. Abangaba rero kimwe mu bintu bibatera kuba badasoza ni uko babonye amafaranga bari barayavunikiye, bityo rero kuba bahitamo uwo bazabana muri ayo mafaranga birabagora cyane. Njyewe ndi The Brown, mwakoze kunkurikira abantu dusanzwe tubana. Nizere ko subscribe yanyu mwarayikoze kandi ndabashimiye kubwo kubana nanjye mukankurikira. Ikindi nanone abantu ubasha kwicano
mbingingiye gukora subscribe kugira ngo namwe muze mu muryango mugari tujye tubana kandi tubone amakuru ku gihe.